nkuko abasore bose bazi ngo hari abakobwa beza. Nawe wari uzi ko wari umuzi hehe, wari umuzi gute? Nari muzi ko ari we Musanze. Rero kuba yari inshuti n'abantu b'inshuti zanjye, ibyo ngibyo byabo byasaga naho bimeze nkaho tuziranye, kandi nawe ndabizinyeze ko yaranze. Hanyuma mu guhura rero umunsi wa mbere duhura, ntabwo twahuye gutya physically, twahuriye kuri WhatsApp, groupe ya WhatsApp. Iyo groupe yari igamije iki mwahuriyemo se? Iyo groupe yari igamije gutegura birthday party ya Papi Clever na Dorcas. Bahujwe na murumuna wa Papi. Murumuna wa Papi yabahuje kubera yari asanzwe ari inshuti na Dorcas cyane kuko baniganye. Bajya gufata umwanzuro wo kubahuza, byatangiye Dorcas atabishaka kandi na Papi atabishaka, ariko Dorcas akunda indirimbo za Papi cyane. Gusa batangiye guhura byatangiriye muri groupe ya WhatsApp. Gusa Papi yahise afata nimero ya Dorcas atazi ko na Dorcas yafashe nimero ye. Umunsi umwe Dorcas agiye kubona yarebye status yiwe, biramutangaza cyane ariko ntiyabyitaho. Banyuzemo iminsi, Papi aramwandikira ati bayi Dorcas. Dorcas aramusubiza ati bayi umeze neza. Barakomeza baraganira ibintu bisanzwe, ariko Papi akumva abahungu b'inshuti ziwe bavuga ko ari umukobwa mwiza uri muri groupe. Yabyitaho aratuza, akomeza avugisha Dorcas uko hanyuramo iminsi, ariko urukundo rwiyongera. Gusa nyuma y'igihe bahuriye ku rusengero, Papi aba arabisoje ati ndagukunda. Dorcas araseka. Papi aramubaza ati uri guseka? Dorcas aramusubiza ati nzagusubiza ejo, reka ngende. Ejo bageze, Dorcas si yamusubiza. Papi aribaza ati se kuki atansubije? Papi aba ari we umubaza ati kuki utansubije Dorcas? Ati nzagusubiza ku rusengero. Umunsi wo gusenga ugeze, Dorcas atangira kugira ubwoba bwo kumusubiza kuko bimutera ubwoba cyane. Gusa birangira amusubije ati nanjye ndagukunda. Papi ariko yatangiye gukundana na Dorcas, kugeza ubu baracyakundana kandi n'umugore n'umugabo. Gusa niba ukunda inkuru z'urukundo, kora subscribe tujye tubana umunsi ku wundi kugira ngo tuzacurika inkuru z'urukundo tubagezaho umunsi ku wundi.